murakoze cyane, asante. Rero nagira ngo mbanze mbashimire iminsi mumaze hano mu myitozo, ibintu byiza mwatweretse, ibyo mwize, ibyo mwitoje. Ndabashimiye cyane, kandi n'abandi bose bari hano b'abayobozi nabo barabashimira, n'abanyarwanda barabashimira, kuko mubaha icyizere, bakagira umutekano, bakaryama bagasinzira, amanywa bagakora, bityo abahinzi bakeza, abatunze bakagwiza, abakora imirimo yindi y'ibyo bikorera bakunguka. Ni ababyeyi banyu, ni abavandimwe banyu, ni inshuti zanyu. Ubwitange rero mufite n'ubutwari, ibyo bibaha icyizere, igitumye turi hano nuko isi turimo, ibihe tugezemo, ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije, ariko nibyo by'ibanze, nibyo biherwaho, kandi murabifite. Hagomba kongerwaho ubumenyi, kumenya uko ukora umwuga uwo ari wo wose, ukawukora, ukawunoza. Iyo bikunze bigasanga bwa bwitange, bwa butwari, ubwo umuntu aba yuzuye. Ingabo nk'izi, iyo ibyo byose bihuye, ni ingabo zuzuye zishobora gukora umurimo uwo ari wo wose. Niyo mpamvu rero mumaze iminsi hano, cyangwa se mwigishwa gukora ibyo mwatweretse mukora, byerekana ibyakorwa, ibyakoreshwa igihe bibaye ngombwa, mu by'ukuri bitari iby'amahugurwa gusa, mu bikorwa. Nibyo byerekana ibyakorwa cya gihe, bya bindi mwaririmbaga, abashaka u Rwanda, abarushakira inabi, abarwifuriza ibibi, barukura he se nyine? Ntaho bafite barukura iyo ibyo bintu bitatu bihuye: iby'ubutwari, iby'ubwitange, iby'ubushake. Byo ntabwo tugomba kujya kubitira ahandi, turabifite hano, biturimo, biri muri kamere yacu. Byo ntabwo twajya kubishakisha ahandi, keretse kubiganira tukabyibukiranya gusa ko ari ngombwa. Ariko ibyo
kumenya iby'ibikoresho muri ubwo bumenyi nk'ibyo twabonye byo hari ubwo bigomba gushakwa ahandi. Hari n'ibyo tuzagomba kwikorera ubwacu uko ibihe bigenda bihita, uko tugenda tumenya, bimwe tuzabyikorera, tuzajya tubikorera hano, ntabwo ari ibyo tuzaduhora duhaha hanze, ariko igihe tukibihaha hanze nabyo tuzabihaha. Rero ikindi cyatumye mbanziriza kubashimira nuko umwuga nk'uyu, umurimo nk'uyu, inshingano mufite yo kurinda abanyarwanda, u Rwanda, bidusaba byinshi birenze ibyo duhabwa mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bwo guhembwa, ariko ntibitubuza gukora ako kazi. Ubundi umuntu arebye ibyo abantu bakora mu mvura, ku zuba, mu mashyamba, ahantu hose harimo gukomereka, harimo kuruha, harimo ibintu byinshi. Ubundi bavuga utari ko abantu bakora ibi, ibyo tubaha, ibyo babona birahagije. Ntabwo bijya umuntu agera aho avuga ngo birahagije, kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu, kuko ari iby'igihugu. Kurinda igihugu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe. Biraturenze nk'abantu, umuntu ku giti cye, ariko kubera ubwo buremere nyine bituma abantu bemera bakitanga, bagakora ibyo mukora, mugakora ibyo mukora. Ubundi buryo bwo kwitanga navuga, kandi mpereye kuri ibyo ngibyo, ni uko ubundi umuntu ashobora kuvuga ati niba ari imishahara, niba ari aho abantu baba, niba ari ibikoresho, niba ari iki, dushobora kubyongera twabikuba n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Ariko kubera ko tuvuga igihugu, tuvuga abagituye, tuvuga ababyeyi bacu, tuvuga abavandimwe bacu, tuvuga inshuti zacu, kandi bitari iby'igihe gito ngo ni ubu gusa, ariko n'igihe kindi kizaza. Uravuga ariko aba bantu nubwo bakwiriye kuba bahabwa ibi ngibi, kubera ko tudafite amikoro ahagije, kandi mu majyambere y'igihugu hagomba kubaho n'ibijya mu baturage, abana babo bakiga, ubuzima bushaka byinshi, ibikorwa remezo, ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo babone ikibatunga. Ibyakabaye biza bikabongerera ibyo mubona bikenewe, birasaranganywa bikajya aho handi.